Ndagushimiye wakoze subscribe hano kuri Dr. Berwa TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Uyu munsi tugiye kubasobanurira izina Vincent. Ni umukunzi wa Dr. Berwa dusabye ko twamusobanurira izina. Izina Vincent ndababwira inkomoko ndetse n'imiterere y'iryo zina. Izina Vincent ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini ku ijambo vicere, ariho haturuka izina Nicentius risobanuye umuntu utahukana intsinzi. Ni izina rihabwa abana b'abahungu, ryatangiye gukoreshwa mu kinyejana cya 19. Dore bimwe biranga ba Vincent ibi bikurikira: ni umuntu w'umushabitsi udapfa kwicara hasi, ahora afite ibyo ahugiyemo kandi azi gushakisha amafaranga. Ni umuntu uba ashaka kugira aho yigeza kandi nta wundi abikesha, cyangwa ngo azitirwe na za kirazira zo mu muco. Ntapfa kunanirwa, aho umubonye hose aba ari gukora kandi afite umwete. Ni umuntu utiganda mu murimo kandi buri gihe yuzuza inshingano ze kandi neza. Akunda umuryango we akawitaho, haba mu bibi no mu byiza, awuba hafi. Ni umuntu usabana, rimwe na rimwe agafungukirwa buri wese, akamubwira ikiri ku mutima, ubundi akicecekera ku buryo utamenya ko ari we. Iyo yiyemeje gukora ikintu Vincent ashobora no kurara atariye ariko akakigeraho. Ntabwo akunda umuntu umubwiriza kuba yagira icyo akora. Iyo hagize umuntu umubwiriza cyangwa akamutegeka kugira icyo akora, arababara cyane ndetse bakaba banabipfa. Yitwara neza mu rukundo, nabyo abishyiramo umwete nk'uko ashyira mu kazi ke gasanzwe. Ni umuntu usanga afite inshuti nyinshi. Vincent kandi agira akantu ko kwikunda, ugasanga ibintu afitemo inyungu ze bwite ari byo ashishikarira cyane kurenza iby'abandi. Iryo ni izina Vincent nari ndimo nkusobanurira. Ndagushimiye niba wanyuzwe. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Nizere kandi ko wakoze subscribe nikeneye kugira ngo tugire aho tugera. Ndi Rwimikwa mu ngabo amacumu acanye, ababyeyi bavuza impundu, umubyeyi wibarutse inyamibwa avuza ubuhuha, inoni zicacana hose abana bato baryunya no bitegura kwita iyo nyamibwa.